Gusa ndagira ngo mbanze nshimire ubuyobozi bw'itorero Anglikani mu Rwanda kuba bwarashyizeho rino huriro kugira ngo abantu baganire ku bibazo bitandukanye, kuko buryo uko abantu baganira niko bashakira n'ibisubizo ku bibazo duhana byo buri munsi. Ndagira ngo mbanze mbashimire cyane ko mufashe tubaha amashyi n'impundu. Ikindi cya kabiri ndashaka kuvugaho nuko nkuko mugenzi wanjye yamaze kubivuga, ndagira ngo tuganire ku musanzu abantu bagenda bashyiramo imbaraga, rimwe na rimwe ugasanga rimwe abantu baratsikira cyangwa se ntibagere neza aho bashaka kugera uko bikwiye. Ngira ngo no kubera na sekibi buryo umwanzi wacu Satani nawe ntatuma ibyo dushaka gukora ko tubigeraho ko twabyifuzaga, ariko tugomba gushyiraho imbaraga kandi tugafatikanya. Ari nayo mpamvu ko UNFPA nkuko ifasha leta y'u Rwanda mu gushyira mu bikorwa porogaramu zinyuranye z'ubuzima, njyaho ni nawo mujyo n'itorero Anglikani naryo ririmo mu gufasha leta y'u Rwanda gushyira mu bikorwa porogaramu zagenewe abaturage. Ndagira ngo ndafashe umwanya munini mbabwire wenda mbasangiza imibare imwe n'imwe ikigo cy'igihugu kibarisha mibare cyatweretse mu bushakashatsi cyakoze mu mwaka wa 2019 2020 bugaragaza isura n'ibipimo bya gahunda z'ubuzima mu Rwanda, ari nabyo twese tugomba kugenderaho tugira ngo turego twatera intambwe irengejeho. Ndatinze rero nagira ngo mbanze mbashimire by'umwihariko, ngira ko bababwiye nitwa Dr. Aniseti Nzabonimpa, nkaba nkora mu ishami ry'umuryango w'umuryango ryita ku baturage UNFPA, nkaba ndebera cyane cyane ibijyanye na porogaramu yita ku buzima bw'umubyeyi ndetse n'ibijyanye no kwigisha abiga umwuga w'ububyaza. Ngira ngo izo ni porogaramu zireberera cyane ubuzima bw'umubyeyi ndetse navuga n'umwana w'umukobwa. Ariko ngira ngo abenshi hano tunaziranye ngikora muri Minisiteri y'Ubuzima, ko nakoze muri Minisiteri y'Ubuzima imyaka myinshi, ba bishop benshi hano turaziranye n'aba reverend bicaye hariya, abenshi twagiye duhura mu mirimo itandukanye. Ngira ngo rero nabwo ndi kuganira mfata izo mpu zombi, UN umuryango w'abibumbye ariko na leta y'u Rwanda, uko twicaye hano benshi turi abanyarwanda kandi dukorera abanyarwanda n'abariho bo bari kudufasha wenda batabanyarwanda yo turi kureba ko abanyarwanda bagira ubuzima bwiza. Ndagira ngo wenda mbere yo kugira icyo mvuge ku itorero Anglikani, gukorana naryo ari ibintu by'ingenzi cyane, ngira ngo n'abicaye hano babimenye. Buriya ndibuka ngikora muri Minisiteri y'Ubuzima twajya tureba amavuriro afashwa n'amatorero, tugasanga hari umwihariko itorero Anglikani ryagezeho. Tugasanga bafite ibitaro iyo bigwa ku Kigeme, Igahini, wavuga Nyabihu bikaba ikindi. Nuvuga ngo buriya koko mwagiye mugoboka hakomeye ndetse aho abandi batinya. Ari nayo mpamvu imibare ngiye kubabwira bamwayigizemo uruhare rukomeye cyane, kuko buryo iyo umuntu ajya kure ya wa muhanda w'umukara, hari benshi bahatinya. Buri icyo umuntu hakoze kiba gikubye nk'inshuro 10 icyo umuntu yakora hafi y'umuhanda w'umukara. Twongeye tubyishimire. Ndatinze rero nagira ngo mbereke mu iyo mibare tuvana ku kigo cy'igihugu cy'abarisha mibare, batwereka ko nk'igipimo cyo gukingiza abana, bari abana bato bakingizwa munsi y'imyaka 5, babona inkingo zo kuva kivutse kugeza ku myaka 2 no gukomeza, gukingira bigeze ku gipimo cya 96%. Murumva ko ari byiza. 96% by'abana b'abanyarwanda babona inkingo zose, ariko murumva ko turacyafatikanya kugira ngo tureko na 4% sigaye twafasha leta y'u Rwanda abana bose bagakingirwa 100%. Ngira ngo ikintu twakiyaha amashyi. Gukingira 96%. Burya rero abana, abagore bakunda kuzahazwa n'indwara ya malaria. Indwara ya malaria mu Rwanda irahari pe, ku buryo hari n'uturere tumwe na tumwe usanga nk'abantu bivuza mu mavuriro
nk'icya kabiri bivuza indwara ya malariya. Ahangaha rero gukoresha cyane cyane nk'inzitiramubu byagiye biba umuco mu Banyarwanda, ariko ubushakashatsi bwo mu 2019-2020 bwatweretse ko ingo zikoresha inzitiramubu iteye umuti cyangwa nyayo zikiri kuri 66%. Ahangaha bikaba hari abazibona ntibazikoreshe neza cyangwa abandi ntibanazibone, ariko umva ko 66% biracyari hasi. Buriya turacyafite icyo gufasha leta y'u Rwanda twese kugira ngo leta y'u Rwanda niba inaziguze ariko dukangurira abaturage kuzikoresha, ntibajye ko ibindi cyangwa bazikoresha ibindi. Aha ndumva nta mashyi twakwiharika tube tuyaretse. Indi ngingo ya gatatu ni ibijyanye noneho na gahunda mugenzi wanjye yavuzeho yo gutuma abantu biyongera ku isi ariko babigizemo uruhare kandi wanabitekereje. Ahangaha ngira ngo hari gahunda zijya zitangwa mu byiciro bitandukanye, abantu bigisha bakavuga no kuboneza urubyaro, abandi no kuringaniza imbyaro, abandi no kujya muri onapo, abandi bakagira ngo iki, mujya bumva ko hirya no hino babivugamo ku buryo butandukanye. Ariko burya icy'ingenzi ni iki? Icy'ingenzi buriya kugira ngo yongere ryita ku baturage ryibandaho ni ukugira ngo umwana ntaza ari nk'impanuka mu muryango, kuko burya umwana ni ituro rikomeye cyane abantu baba bagomba gufata neza kugira ngo bazariture Imana koko riteguwe neza. Ni nacyo gituma tuvuga ko burya umwana ni umugisha uva ku Mana, ariko n'abahanga mu bijyanye n'ijambo ry'Imana baratubwira bati umugisha ushobora kuwakira neza kuko ukaba umugisha, ariko wawakira nabi ukaba umuvumo. Ubwo tugomba gufasha abaturage bacu kugira ngo umwana ntaza ari nk'impanuka. Nkunda kubivuga cyane iyo nganira n'ababyeyi babagabo n'abagore, burya abantu barashaka Imana yaremye umunsi nijoro yo bwije abantu bajya kuryama, ejo bakabyuka, ejo bundi bakaryama bakabyuka, bikabameza bigenda gutyo byazajya kugera umugore n'umugabo bagasanga umugore mu nda hatubutse, bakavuga ngo aratwite, ariko wabayije ati kiriya kintu cyabaye ryari ntawashobora kubikubwira. Ni ukuvuga ngo muri make umwana yinjiye batabizi, muri make byabaye nk'impanuka. Niho we tuba tuvuga ko buriya tugomba kwitegura umwana. Niba inda yitwiswe, uwo mwana urimo azavuye kugira ngo umwana namara kuvuka atazabura mitiweli, umwana namara kuvuka abura icyo arya, namara kuvukwa azafatwe neza, koko umuntu atwara inda y'umwana kandi ntibigaragare nka byende tuyatubonaho ko tusiye tubona umuntu abyara, yamara kubyara ugasanga taye umwana hirya no hino, ugasanga umwana yo gutoragurwa n'abandi. Nibyo tugomba kwirinda. Ngira ngo nibyo tugomba kwirinda kugira ngo uriya mwana koko tumwakire neza. Nge nkunda kuvuga ko umwana ari umushyitsi uje kudusura kandi atazasubirayo, tugomba no kumwakira neza. Mugenzi wanjye yabisubiyemo avuga ko uriya mwana uvutse tuba tugomba kureba ko azakura neza, kandi tukareba ko ubuzima bwe uko bumutegura kugira ngo azavemo umubyeyi w'ejo hazaza. Niyo mpamvu rero turebye mu mibare duhabwa n'ikigo cy'ibarurishamibare, batwereka ko abantu babyara babiteganyije. Aha ninze kuvuga ngo baboneze urubyaro, kuko ntabwo ari ukuboneza urubyaro bakoresheje ya miti n'iki byose, ahubwo abantu babyara babiteganyije. Mu Rwanda bageze ku kigereranyo cya 64%. 64% babyara babiteganyije. Ahangaha harimo abandi bakoresha ya miti itangwa kwa muganga, ariko harimo n'abandi babiteganya badakoresheje imiti, bakoresheje ubwenge Imana yabahaye cyangwa bakoresheje uburyo bwa kamere. Aha rero tukaba twumva 64% biri kugenda biza, koko burya nabo abakristo bacu dufite muri paruwasi zitandukanye, buryo ko hari ababyara babiteganyije, ahubwo tugomba gukomerezaho kugira ngo bive kuri 64% bibe 100%. Ikindi
nagira mvugeho ni ikijyanye noneho nuko aba bantu babyara babiteganyije. Hari amakuru berekanye aturega yerekana ko tutabaha amakuru yizewe, ngo amakuru arahari bakayavana hirya no hino, ariko akenshi bakabona amakuru atariyo. Ku mbuga nkoranyambaga hari abantu bashyiraho amakuru, nanjye njya mbibona iyo wagiye nko kuri YouTube cyangwa kuri Google ukandika bati wenda kubyara, cyangwa ukandika bati ubuzima, cyangwa tubuza bw'imyororokere, usangaho ibintu by'urukozasoni. Kuko abantu bari kwizo mbuga nkoranyambaga baba bashaka ngo abantu bafungure babona abantu babareba, ariko badashaka gutanga amakuru koko nyayo, bafite ikindi bagamije cy'ubucuruzi. Ni hari abaturage bavuga bati hari abakenera amakuru y'ingenzi uko babyaba biteganyije neza ntibabona amakuru. Ahangaha bakanatubwira ko abashaka amakuru ntibayabone cyangwa serivisi ntibazibone bakiri kuri 14% by'abantu bageze mu gihe cyo kubyara. 14% batarirwa n'amakuru nyayo, biracyari byinshi. Ubwo niwo murongo tugomba wenda kurebamo kugira ngo abantu tubaha amakuru nyayo, koko umwana ntaze mu muryango atiteguwe, ntazavemo wa wundi usanga bamujugunye ku muhanda, cyangwa nyina yashatse kumuniga, cyangwa ibintu nk'ibyo tujya twumva bikadutera isoni. Reka nze noneho ku yindi ngingo ikomeye itwereka imibare y'ikigo cy'igihugu cy'abarishamibare, bitwereka no ku buzima bw'umubyeyi muri rusange. Ahangaha noneho turaza gukoma amashyi. Kubera iki? Kuko abagore bapimisha inda nibura rimwe mu gihe batwite bagapimisha inda bageze kuri 98%. Ndumva twakwiha amashyi. Bariya babiri basigaye bashobora kuba harimo babiti bibisi cyangwa batutarageraho wenda 100%, ariko ndumva aho ngaho bimeze neza. 8% by'abagore batwite bapimisha inda kwa muganga. Ikindi nacyo twikomeraho amashyi nuko abagore babyahera kwa muganga bari ku gipimo cya 94%. Nabyo ni byiza, twabyishimira. 94% ababyeyi babyahera kwa muganga ni ibintu byiza cyane, kuko biragaragaza ko kubyara koko abantu babifata nk'ikintu gikomeye kandi kigomba gukorwa n'abantu babihuguriwe, abantu bakajya kwa muganga. Gusa hano hari akantu kakirimo imbogamizi, kandi wenda tugomba no kwitondera cyane, tugafasha na leta y'u Rwanda kuzesura muhigo biyemeje, ikintu cyo gupimisha inda uko byateganyijwe. Mbere buno bushakashatsi bukorwa, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuga ko umugore yagombye gupimisha inda nibura inshuro 4 mbere y'uko abyara. Abapimisha inda inshuro 4 zose ku buryo buteganyijwe bari 47%. Gupimisha inda uko byateganyijwe kuvuga ngo yaje za nshuro 4 kandi noneho akazira igihe bamubwiriye 47%. Murumva ko bikiri hasi. Nuvuga ngo bapimisha inda ko 98%, ariko abenshi ntibuze za nshuro 4 cyangwa bakajya bakererwa igihe bababwiye bazagarukira. Ubu rero noneho kuva uyu mwaka mu kwezi gushize leta y'u Rwanda yatangije ubundi bukangurambaga bwo gusaba ababyeyi batwite gupimisha inda nibura inshuro 8. Ubu ntibikiri inshuro 4, ubu zabaye inshuro 8. Ndagira ngo wenda munabitahane, ari byo tuzadukangurira abakristo duha ubutumwa n'ababyeyi bakoresha serivisi zo kwa muganga muri amavuriro na itorero Anglikani rifasha. Ubu ngubu ababyeyi batwite barasaba gupimisha inda nibura inshuro 8, nuvuga ngo nibura buri kwezi akajya kwa muganga, kuko iyo bikozwe neza niho koko kubyara bitegurwa neza, n'ingaruka wenda zazava mu urupfu rw'umubyeyi cyangwa urupfu rw'uruhinja zikavanwaho hakiri kare. Biro ndagira ngo iyo message tuyitahane. Ubu ngo ababyeyi basigaye basaba gupimisha inda inshuro 8 mu gihe batwite, nuvuga ngo niba buri kwezi akaba yajya kwa muganga bakamurebera nta kibazo afite we n'uwatwite. Icyo nashaka kugarukaho cy'umwihariko nuko iyo ibintu bidakozwe neza usanga abantu wenda batabona serivisi zihagije, cyangwa ugasanga tibabyara ku buryo buteganyijwe, cyangwa ugasanga hari n'ababyeyi bapfa bari kubyara cyangwa nyuma yo kubyara.
hari akantu k'umwihariko najya mbasangize mu Rwanda buriya bavuga ko umuntu uri mu gihe cyo kubyara kuva ku myaka 15 kujya kuri 49 w'igitsina gore yanditseho abana bane buryo umuntu w'igitsina gore wese kuva ku myaka 15 kuzamura yanditseho abana bane niyo mwayene y'abana umunyarwanda akazabyara. Nuvuga ngo harubyara nk'icumi, harubyara 15, harubyara 8, harubyara 5, hari n'ubutaragiye cyo kubyara afite nk'imyaka 15 uko iteko ry'u Rwanda ryemera umuntu ko ashyingirwa afite imyaka 21 abo batarabyara, ariko iyo ukoze mwayene usanga umubare w'abana ugabanyije n'aba nto mu kigero cyo kubyara dufite buri wese yanditseho abana bane. Bane rero buriya ni ukuvuga ngo tugomba gutegura abantu b'abana bane bakavuka abantu babiteganyije, kuko burya mu bijyanye no kubyara impuguke zagiye zigaragaza ko burya umubare nta kibazo. Hari abantu bajya batinda ku mubare akavuga ngo umuntu wazabyare ngo umwana umwe ngo babiri, ariko biriya ntacyo bivuze. Burya umubare wabyara w'abana nta kibazo utwaye, ahubwo ni ukumenya uti babana ntibaje nk'impanuka. Njya nkunda kubivuga buriya umugore n'umugabo bagiye bicara bakaganira, tuvuge Imana imaze kubakorera igitangaza, bubatse nk'inzu se, baguze se nk'ipikipiki cyangwa akamodoka, bagica bakavuga ati ariko mugabo wanjye cyangwa umugore wanjye ko Imana idukorera igitangaza twabyaye umwana. Iriya jambo buriya riba rivuye ku mugore n'umugabo. Iryo joro koko bagiye mu buriri Imana ikabaha ubushobozi umwana akinjira uwo munsi. Yakunda kuvuga ko uriya mwana buriya ntawazamurusha mu ishuri, yazaba uwa mbere mu ishuri byanze bikunze. Uwo mwana kandi yazagira n'isura nziza, yagaragara nizo ko yavuye ku ijambo ryiza. Uwo mwana kandi yazagira n'umutima mwiza, ntiyazaba mw'ikirara kubera ko aba yavuye ku ijambo ryiza. Uwo mwana rwose yazagira n'amahirwe, yazanakundwa n'abandi kandi nawe agakunda n'abandi. Muri make yazaba intore y'Imana. Arona ajya mbivugeho by'umwihariko burya umubare burya ntitugomba kuwutindaho cyane, ahubwo abo bana baraza umugore n'umugabo ko babyiteguye. Mu kubyitegura se babiganiriyeho, wa mugisha w'Imana bakawakira neza, kuko bakazabategura na wa mwana kugira ngo azavemo intore y'Imana. Iyo ibi bitabaye rero umwana akaza ku buryo budasobanutse, akavuga ku buryo budasobanutse, niho batugaragariza ko hari abana bavuka ariko ntibagere ku myaka 5 bakabura ubuzima. Kugeza ubu mu Rwanda abana 45 ku bana 1000 bavutse ntibageza ku myaka 5. Nuvuga ngo ku bana 1000 bavutse 45 ntibageza ku myaka 5. Nuvuga ngo bapfa hagati aho. Ndetse baranatubwira bati ku mpinja 1000 zavutse 19 ntizuzuza umwaka. 19 ku mpinja 1000. Nuvuga ngo impinje 2 ku 100 ntizigeza ku mwaka. Nuvuga ngo barapfa bakimara kuvuka, kubera koko wenda usanga imiryango wenda bavutsemo ititeguye neza. Ikindi nacyo gikomeye nuko n'ababyeyi baba babyaye nabo hari abapfa batwite, abapfa bari kubyara cyangwa nyuma yo kubyara gato. Ahangaha batwereka ko abagore bagera kuri 203, abagore 203 ku bagore 100,000 babyaye, 203 bapfa wenda batwite, bari kubyara cyangwa nyuma yo kubyara. Nuvuga ngo abagore bagipfa babyara nibyo mugenzi wawe batanga ubuzima, kandi natwe tujya tubibona. Hari nabo tuzi ukumva ngo umudamu wa runaka yitabye Imana akimara kubyara cyangwa atwite, ibintu nk'ibyo. Kandi ahangaha ngira ngo tugomba kubifata ku buryo wenda bukomeye, kuko hari abantu wenda batabiha agaciro kabyo, bakavuga ngo wenda ngo bapfa ngo nabiyo mu giturage kure, ariko ngira ngo tuyatwumva. Hari n'igihe umubyeyi abyarira nka CHK cyangwa Faisal ari ukumva ngo yagiye. Ibi rero tugomba kureba ko twaha abantu amakuru bagakurikiza za nama bagirwa kugira ngo koko abantu bavutse babeho. Reka nsoreze ukanda ko umwihariko
nuko bigaragara ko mu Rwanda tugifite abana benshi hano, ndumva kuzabona amashyi bizatugora, kuko batwereka ko mu Rwanda abana 33% bari munsi y'imyaka 5 bafite ikibazo cy'igwingira. Kugwingira no uvuga ngo mu miryango bavukamo bararya ariko ntibahage, nuva barya uturyo duke ku buryo umuntu atagera bya biro yagombye kugira, ntagiye bwa burebure yagombye kugira, ntagire amagufa ntakuru uko yagombye gukura, ndetse n'ubwonko bwe ntibukuru uko bwagomba gukura, kuko buryo ubwonko bukuzwa n'ibyo umuntu yariye. Aha rero niba abana 33% uvuga ngo 1/3 cy'abana b'Abanyarwanda baragwingiye ku mubiri, nuvuga ngo bagwingiye no mu bitekerezo no mu bwenge, nuvuga ngo kuzatanga umusaruro bakuze bizaba ingorane cyane. Njya nkunda kubwira abantu, hari igihe tujya tureba ku mateleviziyo y'amahanga tukabona abantu bakina imikino yo kurwana, ibyo bakunda kwita catch. Njya nkunda kubitangaho urugero ku iki kintu. Ugasanga hari igihe baza kurwana, ugasanga we na nk'umwe afite ibigango, ni munini rwose, afite ibiganga ngana, afite nk'ibiro 150, anakomeye, ariko akarwana n'undi mutoya. Noneho banatangira ugasanga wundi w'ibigango, ugasanga ari gukubita undi mutoya, akanamuzahaza rwose. Ariko baza kujya nko kuri ya wundi y'10-11, ugasanga wundi mutoya atsinze wa wundi ufite ibigango cyane. Iyo njya nkunda kubyiteza cyane, ugasanga umwe ufite ibigango afite ibara nk'iryacu, mujya mubibona namwe. Ugasanga wundi wari muto unatsinze nyine afite ibara ryera. Ariko buri cyo bishatse kuvuga niki, wa wundi w'umunyu wenda utuka muri Afurika afite imbaraga pe, ariko izo mbaraga yazibonye igihe cyararenze, kubera ko hari ikintu bita ngo iminsi igihumbi ya mbere ubuzima bw'umuntu ni ukuva umugore atwite kugeza umwana avutse ndetse agize imyaka 2. Buriya kera nicyo gihe cyiza cyo kurya, ibyo uriye nyuma y'imyaka 2 yo kuvuka ntacyo bimarira umuntu burya. Ibi tugomba kubisobanurira abantu kugira ngo umubyeyi utwite abantu bamwiteho, umwana ukivuka abantu bamwiteho, kuko ibyo umuntu atabonye kiriya gihe, ibyo uzabona nyuma aze byo guteza ibibazo n'ingorane mu buzima bw'umuntu. Ngira ngo nicyo kinatuma ubu ngubu usanga muri bene wacu nyine, ubwo niko ndi kubivuga, usanga umuntu agire nk'imyaka 40 niho amaze kwiga universite, niho abonye akazi, noneho agatangira kuko kubona icyo kurya, ariko mbere ntacyo yabonye. None ugasaba umuntu uko ari kunywa byeri, uko avuye mu kazi aranywa byeri, ararya brochette, aragira ki, aho kugira ngo akuragira ukuboko nyakuboko agira ukuguru, ugasaga umuntu ari kugira iki? Mujya mukunda kubibona bavanga umuntu arabyibushye, ukazasaba ko akubyibuha kwe, ni ukuri ntabwo ari ukubyibuha. Akaboko ntako, akaguru ntako, ari ugasanga ntabwo kuri ari ukubyibuha rwose. Icyo bisobanuye nta kindi, ni uvuga ngo uriya muntu yariye ibiryo igihe cyo kurya cyararenze. Igihe yari akeneye bya biryo ntabyo yabonye, none agiye kubirya nyuma n'umururumba anabirya nabi, ahubwo bimuteza ingorane. Ikizakurikiraho azarwara diabete, arwara hypertension, arwara umugongo kubera yanda kwiheka biri kumunanira, none usange koko umuntu ashaje nabi. Burya nibyo koko nkuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana apfa mwiterura. Burya tutise ku mwana muri ya minsi 1000 akiri mu nda ya nyina, akimara kuvuka mu myaka 2, ibyo tuzamukwera nyuma burya ntacyo bizamumarira cyane, ahubwo bizamutera ingorane. Nagira ngo tubyiteho cyane kugira ngo ibintu koko abantu bajye babiganiraho bashize amanga, kandi tubiganeho neza, n'abantu tunabasetse gutyo tubabwira ibyo ngibyo, ntidukomeze kubona abantu babyibuha mu butambike, ahubwo tubona abantu bakura bajya hejuru, amagufa aba manini koko bakagira n'imbaraga. Yaba ari umuhinzi yajya mu murima yakubita isuka agahinga neza,
yaba ari mu biro yagatekereza afite ubwonko buhagije, agatekereza neza, agatanga ibitekerezo byiza kubaka igihugu. Yaba ari n'umuvugabutumwa akaba yavuga ubutumwa umunsi wose atagize isereri, kuko afite imbaraga yabonye akiri n'umwana. Ngira ngo icyo nasorezaho wenda ni nk'ibintu bibiri. Icya mbere ni ukugira ngo mbasabe nk'abavuga butumwa bari hano, icyo turi kuganiraho ni ukugira ngo turebe icyo twafasha leta yacu, leta y'u Rwanda, kugira ngo abaturage dukomeye tugira abaturage basobanutse koko bazagira icyo bigezaho. N'ubu mu ishami ry'umuryango we mu gihe gita ku baturage hari ijambo tuvuga ngo we have to move from funding to financing. Ni bya bindi baca umugani ngo umuntu aho kumuha ifi wamwigisha kuyiroba kugira ngo azayirobe noneho yibesheho igihe kirekire. Twagira ngo wenda dusabe uyu murimo turimo na UNFPA na EAR tuwufatikanye wo gutanga amakuru ku baturage. Tujye dutanga amakuru koko, tudashaka wenda kubereka ngo iki. Hari nk'abantu bataha amakuru ugasanga ko bari kwibanda ku kintu kimwe gusa, kandi burya mu bushakashatsi abantu bakora ubushakashatsi bagaragaza ko nta strategy imwe ikemura ikibazo. Buri ikibazo gikemuka abantu bose bagize icyo bashyiraho, bamwe bakazana umusanzu wabo bakavuga kuko wenda bazi kuvuga neza, abandi bagatanga serivisi kuko nibyo bigiye, abandi bakigisha abantu kwitwara neza mu ijambo ry'Imana kuko nibyo bahugukiwe, abandi bagatanga umusanzu uko babikeneye, umunyamakuru akavuga, undi wese akagira icyo akora, kugira ngo noneho cya gikora umuntu akoze cyongereho 5%, icyundi cyongereho 5%, icyundi 2%, icyundi 10%. Noneho byaye bikorwa byinshi tukaba tugenda twegera 100% kubera ubufatanye. Ahangangira ngo wenda icyo mwakora cy'umwihariko hari nko gutanga amakuru, nk'uko wenda nagiye mbasangiza aya makuru, turabahaye ano makuru ku ikoranabuhanga, turaza kuyashyikiriza abategura amahugurwa kugira ngo iyi mibare namwe mujye muyisangiza abo muganira mu nama zitandukanye, kandi umva yafasha abaturage. Gutanga amakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane. Icya kabiri numva nashaka kubasaba ni uko mu itorero Anglikani havamo abantu wenda nakwitaba bandebereho. Dukunda kubita ngo ni agent of change cyangwa ngo champions. Burya itorero Anglikani rifite uruhare rukomeye mu Rwanda, ngira ngo ntawe wakwirwa bitindaho kuko mugira contribution ikomeye cyane muri programu z'igihugu, haba muri programu zisanzwe z'ubuzima ndetse no muyoborere no mu bintu byose gutuma abaturage bagira ibitekerezo bizima. Kaba numva rero no mwaba bavuga butumwa bicaye hano kuki hatavamo umwaka avuga ati ariko nanjye mu nkuru nziza nogeza ya Yesu Kristo reka nongeraho gutanga amakuru no kubijyanye n'ubuzima. Kandi ibyo ngira ngo byakunda, kandi uko dutegura wa muntu kugira ngo tumutegure ubuzima bw'ejo hazaza, ariko ni inzira turimo hano ku isi nayo yibemo neza afite ubuzima busobanutse, kuko bakunda no kuvuga ngo roho nziza wa mu mubiri mwiza. Ikindi nacyo ngira ngo icyo kintu wenda abantu bazafatika kukiganiraho, nk'uko ubufasha wenda UNFPA na EAR buzakomeza, twazakiganaho ku buryo wenda mu myaka nk'ibiri 3 iri imbere hano hakazavuga nk'aba Dr. Aniseti wenda bagera nko ku 10 cyangwa ku 100, ndetse mwayamumpamaga wenda nkanabafasha no kubakurikirana. Why not? Ikindi najya ngo mvuge nuko hari ikintu bakijya gituma ibintu bidasobanuka mu muco wacu nyarwanda. Umuco wacu nyarwanda burya ntituvuga. Niyo umuntu avuga cyane bavuga ngo ni inshyomotsi. Buri hari n'ukuntu n'umuntu yigirira nk'impano akaba yine wenda n'umuvuga butumwa, ariko yagiye yigisha cyane yafata umwanya muremure cyangwa bacyaba aturase ko ari inshyomotsi. Baturira tubona burya avuga ati ni inshyomotsi, ugasanga uko mu muco wacu kuvuga cyane burya ntabwo byemewe. Noneho wavuga uri igitsina gore ukabuciye nk'amabere. Ariko ngira ngo muri EAR ntabwo ariko bimeze, abantu baravuga bakanisanzura, ndetse n'ibitsina byombi, ndetse n'abadamu abapastori, ni cyo kwishimira.
nagira ngo dufashe abantu rero, abantu baganire ko ibintu twaganiriye hano abantu bajya babiganiraho mu miryango cyane cyane, kubera ko buryo umuryango niho umuntu apfire atabonye amakuru nyayo, kuko iyo umuntu atabumvise se na nyina baganira ku ibibazo by'ubuzima ko kagira ngo ni ibishitani, nawe yagira hirya akajya bivuga mu mfufu. Iyo yavuze mu mfufu rero abivuga noneho ashyira mu bikorwa ibidasobanutse, niko bijya bikunda kugenda. Byene tuvuga ngo ugasaba umuntu wenda aho kugira ngo tumwigishe hakiri kare, ahubwo yigishijwe n'ikimubayeho kitari cyiza. Tugomba rero wenda gufasha abantu bagatangira kuganira ku ibintu twavuze hano by'ubuzima, ndetse izinda z'abakobwa mugenzi wanjye bigaho mu kanya, ariko by'umwihariko nagira ngo mvugeho cy'umwihariko uruhare rw'abagabo mu gutuma iyi serivisi zigerwaho 100%, kuko burya mu muryango wacu umugabo aracyafite uruhare rukomeye cyane mu kuyobora umuryango. Umugabo buriya usanga n'umugore ntacyo yakora atabajije umugabo. Nigeze njya harya nababwiye ishyira ikiba harya hejuru, ibitabo bikiba harya hejuru cyane, kuhagera kera byaba bikomeye, gera rwose iyo mbonye biba bitarantu byatangiriye bitanshima yari cyane uko rwose sinzi niba ndi wari kuhagera. Ziko yagiye kimwe na minister yageze kujya kuhasura, agiye muri helicopter kugeraho biranga, ngira ngo murabyibuka. Na minister agiye kuhasura rimwe hashize nk'imyaka igera nko kuri 7, arajyana helicopter na irayirurira bigeza hiranga. Ariko ngira ngo ubu ngubu bisigaye noneho birahantu heza, no byaranongereye n'ubushobozi, ariko n'ukugira ngo koko yari mukomeze mujye hari ahantu hakomeye, koko ni byiza cyane. Iki kintu rero cy'uruhare rw'umugabo ni byiza ko amatorero n'amadini mu kidufashaho cyane, tukagifasha leta, kuko burya abagabo baracyari ba biti bibisi, baracyari ba ntibindeba. Bo tuvuga ubuzima bakavuga ngo n'ubw'abagore, ni byose twavuze bavuga ko ari iby'abagore. Noneho hari n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2000 ndihugambe bakoze 2007 n'8, ubundi buzakorwa nyuma yaho, bigaragaza ko abantu bajya gufata serivisi zo kwa muganga 70% bari igitsina gore. Burya abagabo ntibanivuza. Umugabo iyo arwaye umutwe, yarwaye iki, atamuka muri farumasi akagura nka paracetamol akinywera, ahandi akicara mu rugo, kuko kujya kwivuza buri kanya ku mugabo avuga ati bazavuga ko nta buzima bwiza mfite, kuko ndakabwa muri make. Abagabo rero bakomeza nyine wenda kwivuza ntibabishyireho imbaraga, ariko ugasanga noneho niba ari n'umugore ugomba kujya kwa muganga, niba ari n'umwana ugomba kujya kwa muganga, umugabo ntatanze uruhushya, kuko hari n'abadatanga uruhushya, kuko burya nta mwana wajya kwa muganga cyangwa umugore adafite uruhushya rw'umugabo. Niko bimeze mu muco wacu. Noneho ndetse bakavuga ngo niba wenda ari nka hano i Kigali umuntu kugira ngo ajye ku bitaro arasaba itiki, aragira gutya amafaranga, n'indi ubuyacunga aba ari umugabo. Ariho tugomba kuganiriza abagabo by'umwihariko kugira ngo batange uruhushya, kandi banatanga ubufasha kugira ngo wa mugore, wa mwana ukeneye serivisi runaka ayibone ku gihe, kandi n'umugabo nawe afashe kugira ngo ya serivisi igende neza. Ngira ngo rero ndatinze nahana mugenzi wanjye ijambo kugira ngo atubwire no ku kibazo gikomeye cyane cyugarije isi muri iki gihe, si u Rwanda gusa, ni isi yose, ikibazo cy'indazimburagihe. Ubu dusigaye dukunda gukoresha terime ivuga ngo inda z'imburagihe, abantu bajya bakunda kuvuga ngo ni inda zitifujwe, inda z'urubyiruko, inda z'ibinyendaro, ariko ubu abantu bafashe gahunda ko bazavuga ko ari inda z'imburagihe, ziranda zo mu bangavu tuzita inda z'imburagihe, kuko ye n'umwana w'umukobwa aba atwaye inda ku buryo bw'imburagihe atarageza imyaka. Inda z'imburagihe ni ziranda abakobwa batwara hagati y'imyaka 10 na 19, mbese munsi y'imyaka 20. Ziranda rero zigenda ziyongera hirya no hino. Kunda kubwira ba bishops cyane, iyo twayize Imana tugahura, ngababwira ko nkanjye mu byo nkora buri munsi uko nigisha cyane urubyiruko, naje gusanga bari abana bose batwara inda z'imburagihe, nta n'umwe ufite izina rimwe, bose bafite amazina 2 cyangwa 3. Bishatse kuvuga ngo bose barabatijwe, bishatse kuvuga ngo burya bose n'abakristo bacu. Nuvuga ngo rero hari abantu bishyiramo ngo bari gutwara inda z'imburagihe ngo n'abapagani cyane abantu wenda batari batumva ijambo ry'Imana, ari n'abakristo, hari ndetse ahubwo n'ijambo ry'Imana rwose aryumva neza, hari n'igihe aba yuzuye n'umwuka ariko akaba yagera hakagwa, kuko birashoboka
birashoboka burya hajya aba yuzuye n'umwuka rwose, wenda ikosa rimwe rikaba ryamubaho, ariko ni ngombwa ko nawe yafashwa kugira ngo niba aguye abyuke ntakomeze kuryama. Ngira ngo mujye mudufasha no mu kuganira n'ababyeyi, umwana uhuye n'ikibazo nka kiriya, ababyeyi ntibafate gahunda yo kumujugunya, yo kumuta ngo nongo ajye kwangara, ko gusangiye bwakomeje mu ibyebazo kuko abamubushagaho no bamubonye ku byo bworoshye, ahubwo tugomba gutahiriza umugozi umwe kugira ngo turinde abataragirwaho n'ikibazo, dushyiremo imbaraga nyinshi cyane, ariko n'ugize ikibazo nditumute, kuko buriya n'uwari Sawuli ashobora guhinuka Pawulo. Murakoze cyane, mpamagare na mugenzi wanjye. Ngo amatorero buriya afite uruhare rukomeye cyane mu buzima bw'igihugu. Aha rero tugeze ku rwego rw'ubuzima, cyane cyane ubuzima bw'imyororokere, tubakeneye ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni kugira uruhare rukomeye mu gutanga amakuru, cyane cyane nk'abantu basanzwe bogeza ubutumwa bw'inkuru nziza ya Yesu, kubatanze n'amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nabyo birushaho kuba byiza, cyane cyane ko icyo bavuze cyumvwa nk'ihame kandi cyakurikirwa n'abantu benshi, kandi noneho abantu bakumva ko kivuzwe n'umuntu koko uvuze ibintu bisobanutse, cyane cyane ko mu muryango wacu nyarwanda amakuru y'ubuzima bw'imyororokere bakunda kuyafata nk'ibishitani, ku buryo niyo bivuzwe n'umuntu usanzwe abantu bumva wenda ko ari ibintu bidasobanutse. Undi mwanya wa kabiri ni uko buriya itorero ry'Abangirikani mu Rwanda rifite uruhare runini iyo tunyuze mu byiciro bagiye bashyiraho by'ubuzima bifasha abakristo kugira imibereho myiza. Aha ndashaka kuvuga nka hariya amatsinda ya Mothers Union, Fathers Union ndetse n'amatsinda y'urubyiruko, aho usanga hari umurongo usobanutse uriho usanzwe ukora ibikorwa nk'ibi, tukaba dusanga rero ngo koko iyo mirongo inyuzwemo ubutumwa bwiza ku buzima bw'imyororokere buhabwa abantu mu byiciro byose, abagabo, abagore, urubyiruko rurimo abakobwa n'abasore. Ikindi nacyo navuga ni uko buriya iri torero rifite uruhare rukomeye cyane mu gutanga amakuru na serivisi z'ubuzima, kuko usanga mu Rwanda hari ibitaro ndetse n'ibigo nderabuzima birebererwa cyangwa byashyizweho n'itorero ry'Abangirikani mu Rwanda. Tukaba twumva rero ari no mwanya w'ingenzi ko iyi serivisi z'ubuzima bw'imyororokere zashyirwamo imbaraga mu ibyo bigo bareberera, ndetse noneho no mu baturage bose muri rusange, cyane cyane nk'uko umuryango w'abibumbye wita ku baturage UNFPA ushyira imbere ko burya hatagombye kuboneka inda yatwawe umuryango utiteguye, cyangwa umwana wavutse atiteguye n'umuryango, cyangwa ugasanga se habonetse abantu bahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'indi migenzo itari myiza yangiza ubuzima bw'umuntu. Ibyo byose byagombye gukumirwa, ndetse tukongeraho n'ikindi ko buriya tugombye no kurwana n'icyorezo cya virusi itera sida, kugira ngo abantu koko barebe ukuntu bakirwanya, kuko buryo tuvuze inda zitifujwe, inda z'imburagihe, aho inda yinjira buriya hinjira n'ibindi byinshi, harimo ndetse n'ubwandu bwa virusi itera sida. Iyo murebye mu mijyi mukareba no mu cyaro, niyo musanga hari ikibazo kijyanye no gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere? Ngira ngo iyo urebye ku mpande zose usanga hakiri ikibazo cyo gutanga amakuru ku buzima bw'imyororokere nyayo. Iyo mvuga nyayo ni ukuvuga ngo buriya koko usanga nko mu cyaro wenda batagirwaho n'imiyoboro myinshi itanga amakuru ku buzima bw'imyororokere, ari ugasanga noneho no mu mujyi aho ya makuru tuvuga ngo ariko amakuru atangwa ku mbuga nkoranyambaga amenshi wenda ari amakuru atariyo, cyangwa ahubwo ari amakuru ashaka gushora ahubwo urubyiruko cyangwa abantu bose muri rusange mu bikorwa by'urukozasoni. Niho tuvuga tuti rero haba mu mujyi bafite amakuru ariko atari nyayo, haba no mu cyaro wenda bafite ibibazo byo kugera ku makuru nyamakuru, hashyirweho imirongo kandi ishyirweho n'abantu koko bizewe n'abaturage, kugira ngo abantu b'ibyiciro bitandukanye, abakuru, abato, bagenerwa amakuru bagombye gusangizwa, kugira ngo ayo makuru kandi ntaba yabo bonyine ahubwo nabo bayasangiza abandi. Muri make icyo dushaka ni ukugira ngo tunyuze mu bavugabutumwa turebe ko nibura haba kiriya kintu cyo kuganira ku buzima bw'imyororokere aho abantu batuye, mu miryango yabo, mu midugudu yabo, kugira ngo noneho uko abantu bakomeza babiganiraho ariko uko bazamenya n'amakuru y'impamo, amakuru y'ukuri, ndetse no gusangira noneho ibibazo abantu bagenda bahura nabyo, cyangwa n'inzitizi bagiye bahura nabyo, cyangwa nuko bamwe bagiye batwara inda abandi bakabyitwaramo, wenda ugasanga nk'umuryango ntubyitwayemo neza kubera kugira iryo pfunwe. Uko abantu babiganira
ahubwo bagafata umurongo nyawo wo gufasha gufatikanya kugira ngo ziranda zimburagihe mu bana bato koko ntizigaragare, ndetse niba zinagaragaye ahubwo dufatikanye gufasha ba bana babiri ari uwabyawe n'uwabyawe kugira ngo bose bagenerwe umwanya koko nyawo mu muryango nyarwanda bategurirwa ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Mugarutse ku kijyanye n'inda zitateguwe, ariko urebye ubona ko imibare igenda izamuka duhere mu gihe cya Covid ku myaka yagiye izamuka. UNFP mukora iki kugira ngo wenda muhangane n'iki kibazo? Ngira ngo iki kibazo cy'inda z'imburagihe zigenda ziyongera hirya no hino mu turere dutandukanye, ndetse ugasanga kenshi wenda ukwiyongera twagushyira mu byiciro bibiri. Hari ukuntu zishobora kwiyongera kuko noneho abantu bamenyekanye, raporo zigatangwa, ndetse bakajya no kwa muganga gusaba gufata serivisi, cyane cyane ko bamenyekana n'abagiye kwa muganga gupimisha inda cyangwa kubyera kwa muganga. Ariko ikindi cya kabiri ni uko nabwo izi nda zishobora kugenda ziba nyinshi kubera navuga ibihe tuvuyemo bya COVID-19, aho abantu bari hamwe, amashuri agafunga, abana bakaba bari mu rugo, imirimo igahagarara, noneho ugasanga mu rugo nyarwanda nta gahunda y'umwihariko yagenewe abana. Burya usanga burya abana iyo bari ku ishuri haba ari gahunda y'amasomo, ugasanga amasaha agiye akurikirana, umwana agira ikintu akora buri gihe ku buryo ko adapfa ubusa, ni nk'uko dukunda kubivuga. Ari ugasanga no mu rugo, iyo umwana yiriwe mu rugo umunsi wose, icyumweru cyose, ntabwo ababyeyi bashyizeho gahunda bati umwana nabyuka arakora iki, nibigira saa yine arakora iki, saa sita arakora iki, kuwa mbere akora iki, kuwa kabiri akora iki. Iyo gahunda ntayihari. Noneho umwana we koko aba ari gupfa ubusa, koko ugasanga ntacyo ari gukora, akabona umwanya wo kujya gukurikirana ibidafite akamaro, ndetse ahubwo nawe wundi umushuka nawe akamubona ku buryo bworoshye kuko wa mwana we karahari kandi nta kintu ari gukora. Ndetse ugasanga noneho hiyongeyeho n'ikindi cya kabiri, kubera imirimo ababyeyi bakoraga wenda yahagaze, ugasanga bari kurwana no kugira ngo bagire icyo babona kugira ngo batunge ingo zabo, none ibyo gukurikirana abana bikaba bivuyeho. Noneho ugasanga umwana koko navuga ngo ari kwirera, ari kwikoca, noneho ugasanga ko ahuye n'ibibazo bikomeye cyane, cyo kinatuma ubona ko mu bihe bya COVID-19 navuga ko inda ziyongera hirya no hino mu gihugu. Dusoza rero aba bishop, aba pastori murumva ari kimwe basaba byihariye? Nagira ngo aba bishop n'abapastori icyo twabasaba ku buryo bwihariye ni ugufata inshingano zo gutanga amakuru ku mpande ebyiri, gutanga ubutumwa bwiza nk'uko tubona muri Bibiliya yera, ariko no bakongeraho n'ubutumwa bwo gukangurira abantu kugira ubuzima bwiza, kwitabira serivisi zihari zo kubona amakuru atomoye ku buzima, ndetse no gukoresha serivisi z'ubuzima ziri hirya no hino, haba ku bajyanama b'ubuzima, mu bigo nderabuzima, ku bitaro binyuranye. Ariko noneho bikaba na ngombwa ko tubasaba ko bakangurira umuntu wese mu byiciro bitandukanye, yaba umugabo, yaba umugore, yaba ari urubyiruko, yaba umuntu wese mu kazi akora, yaba utuye mu cyaro, yaba utuye mu mujyi, yaba umukristo cyangwa se utari umukristo. Muri make ntihakire icyiciro gisigara inyuma, cyane cyane ko umuryango wa UNFP tuvuga tuti ntihagire n'umwe usigara inyuma mu kubona amakuru no kubona serivisi z'ubuzima.
in centers created in the time called Dushishoze, nifuzaga rero which ko were meant bishobotse to give advice to children and youth about health, reproduction health. twifuzaga ko bishobotse ku bufatanye n'itorero n'uwo muryango izo santere wenda zashingwa mu itorero, kuko nibwira ko ariho babona amakuru afatika kandi meza yabagirira umumaro kurushaho, nk'uko twabibonye ko urubyiruko abo bana ba teenagers batabona inama nziza cyangwa se n'amakuru meza baba bakeneye ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Murakoze nyakubahwa. Anisette, have you heard you can Aka 20 ishize 15 habagaho zira bitango centre Dushishoze zizashyizweho n'umushinga witwa PSI bafateje na leta y'u Rwanda, zigatanga koko amakuru hirya no hino ku rubyiruko, bakabonamo services zitandukanye. Ubu rero navuga ko uriya tugira ikibazo mu bihugu byacu bikitaguza mu majyambere, porogaramu nyinshi ziba zijyanye n'imishinga, ku buryo amafaranga ya mishinga yarangiye na porogaramu kuzikomeza usanga wenda bizamwe ingorane. Nuko wenda usanga Dushishoze wenda nk'ubu zitakiriho ku buryo bugaragara, wenda zidakora neza. Ariko mu Rwanda hari izindi gahunda leta y'u Rwanda yagiye ifataho n'abafatanyabikorwa bakazishyiraho kugira ngo zifashe urubyiruko. Nazivugaho nihuta. Icyambere niba bigo by'urubyiruko biri mu turere, cyo ngahamya ko bikiri bikeya, kuko mu karere haba ari ikigo kimwe gusa. Niba ari ikigo kimwe gusa cy'urubyiruko kiri mu karere, urumva kugera ku bajene uko bari mu karere kose, koko ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko aho biri ubu ngubu, leta y'u Rwanda binyujije muri ministeri zitandukanye n'abafatanyabikorwa bashyiramo na service koko zitanga amakuru nyayo, ndetse bagatanga na service ku rubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 na 24. Indi gahunda ya kabiri hari nuko buriya mu myaka nk'irindwi ishize, ndumva ari nko mu 2015, Minisiteri y'Ubuzima yasabye ibigo byose nderabuzima ko bishyiraho icyumba cy'urubyiruko. Hari baro minisitiri yandika ibigo nderabuzima byose mu Rwanda ko bashyiraho icyumba cy'urubyiruko, bagashaka nibura icyumba cyaba kimwe cyangwa se bibiri, bagashyiramo udukino urubyiruko wenda rwishimiye, se baba bafite computer bakayishyiramo, kujya mbega wenda bakaba bafite babasigamo n'uturangi wenda dukurura urubyiruko. Noneho uko urubyiruko ruje gukina amakarita, kureba computer n'ibindi, bakabaha n'amakuru ku buzima bw'imyororokere. Kandi ibigo nderabuzima bigasabwa ko bashyiramo nibura abakozi bakira abajene nabo kugira ngo urubyiruko rubisangeho, kandi ibitsina byombi. Noneho rero bagatanga ubwo bufasha. Cyakure cyo nabahamiriza nuko ntabwo mu bigo nderabuzima byose izo gahunda zirajyaho. Gira ngo iyo turebye mu mero tugenda tubona bigenda bigera kuri 40-50%, byumvikane ko ibigo byinshi nderabuzima bitaragira kira cyumba cy'urubyiruko, ko kaho kigeze wenda usanga birushaho kuba byiza. Gusa mbashimire ko hari izindi gahunda zagiye zishyirwaho no hanze wenda y'amavuriro cyangwa ibigo by'urubyiruko. Hari no mu mashuri nabonye ariho hari gahunda ikomeye cyane n'abantu bashobora gushyiramo imbaraga, ari amatsinda y'ibiganiro mu mashuri, ibyo bita school based health clubs. Burya mu mashuri haba harimo za clubs abana bahuriramo bakaba baganira ibibazo, bakaba open kuko ibintu byaganiweho burya bituma abantu wenda banafataho ibyemezo. Noneho n'abarimu bagahugurwa muri twa dutabo Bernadette yabazaniye, twerekana uko wakwigisha umwana ubuzima bw'imyororokere. Noneho mu mashuri bagatanga amakuru nyayo, bakayahuza n'amasomo bari kwiga mu bijyanye n'ubumenyamuntu mu masomo atandukanye. Arona jya wenda mbasabe by'umwihariko mu mashuri wenda turebe ko ziriya clubs zihari, ko ari amatsinda hari, cyane cyane ko Minisiteri y'Uburezi yashyize ibikorwa byari amatsinda ku ngengabihe y'amasomo. Baravuga ati wenda nko kuwa gatatu nyuma ya saa sita cyangwa nyuma ya saa sita igihe hatari ikindi kintu, buri bigo byagiye bisabwa ko haba bikorwa byo kuganira ku ngingo zitandukanye, ndetse bigakorwaho na raporo. Gusa nyine kugira ngo ibyo bikorwa bibe babisaba amahugurwa birumvikana, kuko umwarimu burya wize ibyo kwigisha bisanzwe, hari igihe umubwiye ngo yigishe nk'ubuzima bw'umuntu, anatomy, cyangwa umwana yamaze ikibazo nawe akabura icyo asubiza,
kuko wenda bitari mu byo yize, kuko burya abarimu baba barize wenda bitewe n'ibyo yize, hari uwize imibare, hari uwize icyongereza, hari uwize iki. Iyo atize rero bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, urumva nawe ntiyabona ibyo asubiza, biba bisaba ngo yigishwe. Ni nk'uko tuvuga ati wenda natwe twicaye hano, nk'aya masomo twabonye hano uyu munsi wenda azatugira akamaro, kuko wenda mbere yo kubabona ntawe wenda tuba tuziho byinshi cyane. Ubwo rero twajya dufatikanya kugira ngo ibyo bintu wenda bigende neza. Ariko ngewe nkemera ko ishuri rya mbere rizakemura kino kibazo ni umuryango. Umuryango ugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Bari abana bagashyiramo rya jambo tuba twumva ngo dusangire ijambo, bagasangira ijambo hagati y'umugore n'umugabo ndetse n'abana, bakaganira, kuko burya icyo umubyeyi abwiye umwana aragifata. Kandi kubwira umwana burya bajya baca umugani ngo iby'umwana yonse burya umwana ntiyonka kwibere gusa, burya yonka no kwijambo abwirwa n'ababyeyi. Ahangaha kandi nkagira ngo wenda tujye tunemera ko umubyeyi burya nta n'imfashanyigisho akeneye nyinshi cyane, ntazo pe. Ibyo umubyeyi azi yabwira umwana birahagije. Burya hari ababyeyi bajya bavuga ngo nta mfashanyigisho dufite, njye burya sinjya mbyemera. Imfashanyigisho ya mbere umubyeyi afite nawe nuko yanyuze muri cya kigero umwana arimo, ari kumubarizamo bya bibazo. Ahubwo ikibazo kibaho, ababyeyi turabeshya cyane. Umubyeyi umwana kubaje ikibazo, wowe umwereka ko mu bugimbi n'ubwangavu nta kibazo wigeze uhura nacyo, ndetse n'uwatwaye inda cyangwa n'uwateye inda ntabibwira abana. Ibyo rero ni bibi cyane. Burya kubeshya umwana wakura azi ko ari uri gukurira mu bintu bibi ko kera bitabayeho. Ariko burya umubyeyi kwigisha umwana ahubwo yahera no kuri kiriya kintu cyamubayeho. Niho umuntu yaratwaye inda akiri umukobwa akavuga ati mwana wanjye dore byambayeho, nibura wowe ntibizakubeho. Yaba ari umugabo yateye inda akabwirika umwana ukuntu umugore aza gusaba amafaranga ya minerivare buri kwezi cyangwa buri gihembwe, kuko ibyo bibazo bihakoze umugabo agenda bikemura ku ruhande, ahubwo ukabisangiza umwana, kubera ko byagaragaye ko umwana burya ikintu cyagiriye nawe umubyeyi we akigendera kuri. Uzare mu gihe cyane cyane nk'iyo tugiye mu giturage, ariko no mu mujyi naho birahari, ko umuntu yagiriye nawe umubyeyi wawe, nawe ahita umwanzi wawe ako kanya, nubwo yaba afite ukuri. Ikirero kigaragaza ko n'ikintu cyabaye kibi ku mubyeyi wawe, burya umubyeyi agisangije umwana yakirinda avuga ati nanjye ntazahemukirwa nk'uko mama cyangwa papa yahemukiwe. Tubwaniriza abana rero, ngira ngo nicyo cy'ingenzi cyane. Murakoze cyane. Genda banza gushimira umuryango abamaze kuduha ibiganiro na gahunda nziza bafitiye umuryango. Twebwe nka Mothers Union nk'umuryango ushinzwe umuryango, twumvise ari igisubizo, twumvise tunezerewe kuko dufite abo dufatanyije urugamba, kandi turabizeza rwose ko tuzakomeza gufatanya nabo kugira ngo haboneke imiryango myinshi yankore neza bandebereho. Hanyuma umugore ntafite amaboko arenze abiri, umugore ntafite amaso arenze abiri, umugore afite umutwe umwe. Nuvuga gukurikirana abana wenyine kuko bizamugora. Nicyo tumwufatanye mu rugo ari ngombwa kugira ngo barabana ko ture ko haboneka ibisubizo, na gahunda igenda ziyongeraho, zigende zitera inkunga iyo ngiyo. Mbonda jya wenda mbahe nk'umurongo umwe leta y'u Rwanda iri gushyiramo imbaraga wenda ku buryo n'abantu bayifashisha. Ku iki gihe mwabonye ko urubyiruko cyane cyane abana batwaye inda z'imburagihe hamwe n'abasaza babo bakururwa cyane cyane n'ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga, internet, telefone, computer. Ubu nibyo bikura abana cyane. Leta y'u Rwanda rero ubu ngubu kuri cya kibazo nababwiye cy'abantu usanga iyo ugiye kuri internet, kuri social media usangaho kwizo mbuga nkoranyambaga ugasanga amakuru ukoza soni. Leta y'u Rwanda yavuga ati reka turebe ukuntu hari ahantu hakuru urubyiruko naye twashyira amakuru nyayo. Ndagira kandi mbashimira ko nabonye hari nk'abantu bicaye hano nabonye banyura ku mbuga nkoranyambaga bagatanga amakuru yubaka abaturage, yubaka urubyiruko. Ngira ngo rwose ibyo nugukomereza aho ngaho, nanjye uwo murimo njya nkukora ateye no mu kazi gasanzwe wenda ku ruhande rwanjye bwite, kuko buriya tugomba kurwana zira mbuga nkoranyambaga ziri kwangiza abana. Natwe tukazinyuraho tugashaka amakuru dushyiraho tubigisha iby'ubuzima butandukanye ko bitware kugira ngo bitware neza. Iki navuga nuko leta y'u Rwanda ndibuka
muri za 2011 kuya 2015 hari urubuga rwashyizweho n'ubu ruracyakora rwo guha abana amakuru binyujijwe kuri telefone ngendanwa. Ubu ngubu ushobora kugera kwa ayo makuru, nimuza wenda nituza kurangiza ikiganiro abantu baze gukoresha telefone yabo, abakoresha umuyoboro wa MTN bashobora kukwandika 845 ugahamagara. Iyo uhamagaye ugenda winjira mu bintu bitandukanye, harimo amakuru menshi cyane y'ubuhinzi, y'ubworozi, y'ubuzima, ariko hamwe n'ubuzima bw'imyororokere, kandi inshuro 8 ku kwezi ayo makuru kayabonera ubuntu. Uko winjiyemo inshuro 8 aba ari ubuntu. Nyuma ya 8 wenda ko batangiye kwishyuza, ariko iyo winjiye muri wamara mu isaha uri kumva inshuro imwe kugeza ku 8 mu kwezi ni ubuntu. Ariko ari nka telefone ifitwe n'umwana utaruzi imyaka 25, we MTN murekurira iteka ryose. Muzi ko iyo telefone umuntu yayandikishije bashyiraho n'indangamuntu yiterekana imyaka ye, umwana we amakuru yagomeza yabona, umukuru niwe bashyiraho za nshuro 8 mu kwezi, ariko umwana we nta nshuro bashyiraho. Aha rero we yanditse 845 ugahamagara, winjira makuru ati nushaka amakuru wenda kuri Museke we yajya kuri 1, nushaka ubuzima ajya kuri 2, niba ushaka kubuzima ajya kuri 3, ukenda winjiramo amategeko n'ababwiza bigakurikirwa, none ubu ukaba wabona ayo makuru. Ni programu yitwa ngo 845. Ushobora no kwandika akanyenyeri 845 urwego, none ya makuru kayabona nk'ubutumwa bugufi. Nuvangu iyo programu rero akanyenyeri 845 urwego, cyangwa ugahamagara cyangwa ukandika 845 ugahamagara ukabona ku buryo bw'ijwi, ushobora kuyabona. Kandi noneho ukabona n'umwana tukabakangura ko aho kujya kureba bya bindi by'urukozasoni, nibura nareba hayo makuru nibura, kuko yariho n'icyorezo cya COVID, ari uko umuntu yakwitwara n'ibindi byinshi cyane. Ndagira ngo rero wenda imiyoboro ni myinshi, ariko no mwitorero buri imiyoboro mufite nayo yafasha. Mothers Union nkuko mwayivuze, buriya koko ni umuyoboro ukomeye cyane kandi ushobora no guhindura amateka. Fathers Union bo ngira ngo bashyizemo imbaraga bo, ahubwo n'abanyarwanda benshi bazajya mu ijuru, kuko buryo umugabo buriya iyo akoze ikintu na ya power afite umuco nyarwanda ahindura abantu benshi cyane. Najya nkunda kubivuga ko nakoze muri programu za imyororokere muri Minisiteri y'Ubuzima cyane imyaka myinshi. Tweze gukora ubushakashatsi dusanga iyo umugabo yitabiriye gahunda akabishyira mu mutwe, atebye ningo agiye wenda gukoresha agakingirizo cyangwa kwifungisha burundu, hoya, ahubwo yabishyize mu mutwe akavuga ati ngiye umuryango wanjye nzaboneza urubyaro, akabishyira mu bikorwa atarwanye n'umutima we, kuko burya nicyo cy'ingenzi. Iyo bigenze gutyo umugabo akarufata iyo cyemezo nyambere, atanga umusaruro ukubye inshuro 10 yaba ari umugore uba watangiye icyo cyemezo. Burya umugabo burya ni powerful cyane, burya umugabo afite uruvugiro muri societe nyarwanda, ikintu agiyemo burya kigira imbaraga cyane, kigirana kure. Ngiye tumo Fathers Union rwose nagira ngo turebe ukuntu wenda si uguhangana Mothers Union, ariko aho bageze natwe turiho twahajya tunaharenge, kuko nitwe tuzahindura abantu benshi. Burya bajya baca umugabo mu cyaro ngo zitukwamo nkuru, nyine nkuru nyine n'umutware w'umuryango. Ubwo rero reka turebe ko twafatanya n'abantu kugira ngo duhindure societe yacu. Murakoze. Arakoze, ngira ngo ijambo twarisubiza Aniseti, Dr. Aniseti hamwe na Dr. Sabaduka, turashima ko ibintu murimo kutubwira ari ibintu bitwubakira itorero, ariko byubaka n'umunyarwanda. Gira ngo hari imyanzuro myinshi turi bufate tujya kurangiza iki giterane, ko biragaragara ko kubaka itorero atari ikintu kimwe, atari ubutumwa gusa, ahubwo kuzamura umuntu wese kuva ku mwana, urubyiruko n'abakuze. Reka nsabe Archbishop ansabye yuko twasoza iki cyiciro, kuko amasaha murabona hageze. Simbizi niba turi gufata ifoto hamwe n'aba bashyitsi baje, ariko kugira ngo batubwiye ibintu byinshi cyane kandi biratureba. Twe twagize umugisha ejo bundi guhura n'abantu bavuye muri Minaloc barimo kutubwira ibintu birebana na batisuzumisha. Gira ngo dufite uruhare rukomeye kuzamura iri torero ibintu
ubuzima bwacu ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyo kubyibuha intambike ni ikibazo. Tugiye nitumara kuruhuka hano turagenda dufate amafunguro, baraguruke duhagarare hariya tujye